nari ndi mu rugo ndi jyenyine inzara yandiye umva ntabwo wapfa kugitekereza udashonje. Kwinjira mu isi y'ubusitari nicyo kintu cya mbere nicuza naba narakoze natarabitekerejeho. Umuruho ntago wita ku isura, indeshyo, aho uturuka cyangwa se uruhu. Amazina ari ku irangamuntu ye yitwa Patel Krishna. Mama we ni umunyarwandakazi, ise akaba umunyamahanga. Yagakwiye kuba yicaye mu mihanda ya Mumbai ari kunywa icyayi, ariko tumusanze mu mihanda y'i Kanombe akubura yikorera imizigo kugira ngo abone icyo kurya, abone uko abaho. Uyu munsi tugiye kwinjira mu nkuru y'uyu musore w'umunyamahanga, inkuru itangaje. Benshi bafata nk'umuzungu, nk'umuntu ufite ubushobozi cyangwa se ufite amikoro, ariko uyu munsi akabayeho mu buzima bugoye. Kwitwa Be Proud. Yitwa Patel Krishna, benshi muri mwe musanzwe mumuzi. Ni umustar yakinnye amafilimi, yakoreshejwe ibiganiro bitandukanye agaruka ku buzima bwe budasanzwe. Ariko uyu munsi si yo nkuru nyamukuru. Uyu munsi ni ibibabaje, ni ibiteye agahinda ku buzima bw'uyu musore. Isi yongeye kumwikaragiraho, imufungiraho feri. Patel ubayeho mu buzima bugoye nyuma yo kwamamara n'ubustari. Ubu ngubu akaba akora akazi katoroshye, akazi k'amaboko kugira ngo abone uko yabaho. Maze gufata lunch nari mvuye mu kazi ko gukubura ku muhanda. Ngubu nyine iyi ngiyi ni abari lunch yanjye, ni umuneke n'irindazi gutekaho mu guteka nimugoroba ntashye. Ubu mu kanya hari umusaza mfasha kuri botike, amuterura utuntu ndushyikiriza abakiriya cyangwa nkajya kumurangurira. Nyemerera duheriye inkuru mu mizi. Ese ubundi Patel Krishna ni muntu ki? Wenda wabyumvisha ahandi cyangwa wibonye ahandi, ariko hano kuri Be Proud twe turatandukanye. Iyi ni inkuru tugiye kukugira mu mizi, tukamenya uyu musore uwo ari we, aho yavukiye, icyamubayeho, ibitangaje kuri we byaranze ubuzima bw'uyu musore n'ibibabaje uyu munsi. Ese arateganya gukora iki? Ese afite izihe plani? Gusa Imana imufashe, Imana twizera, Imana yirirwa ahandi gataha i Rwanda. Amazina yanjye nitwa Krishna Patel, niyo ariho ku irangamuntu. Navukiye mu gihugu cy'Ubugande, agace ntako nzi. Icyo nzi ni uko twabaga Kampala, ubwo ibitaro ntabyo nzi. Uko navutse nk'abandi bana bose, mfite ababyeyi. Nyuma baza kubyara nyine murumuna wanjye, turarerwa nyine nk'abandi bana. Nyuma nyine biza guhinduka aho umubyeyi umwe yari yitabye Imana, mama wanjye. Nabuze mama wanjye mfite imyaka 3. Murumuna wanjye we yari afite nk'umwe n'igice. Ntabwo njya nibuka ibihe twagiranye, kubera ko nari nyiri mutoya, nyiri umwana. Papa mama akimara gupfa yahise ategeka ko tugomba kujya mu Rwanda, akaba ariho adufashiriza. Kuko ubwo urumva we kubera ko yarasigaye nyine ari umugabo, ubwo urumva we kurera abana bishoboka ko ntabyo yari ashoboye. Rero batwereje mu Rwanda, tuza tukiri batoya, adufasha nk'igihe kingana nk'umwaka, ahita abura burundu. Papa wanjye yari afite ubwenegihugu bw'Abahinde, mama wanjye yari afite ubwenegihugu bw'Abanyarwanda.
abantu base badufasha ni umuryango wo kwa mama. Papa nta nkuru y'imperuka nyine kuva icyo gihe kugeza n'ubu, nta aderese yiwe kandi ntabwo twizeye tubigerageza kumushaka. Impamvu tutabigerageje bishobora kuba byateye nyine n'ukuntu twakuze bituma nyine tubyihorera, ariko umukecuru watureze ubyara mama we yarabigerageje, akajya avuga amazina ye ku bandi bahinde bagenzi be no kuri ambasade, bakamubwira ngo iryo zina ngo ayo mazina ye ngakoreshwa n'abantu benshi ngo ntabwo bapfa kumumenya. Nta muntu n'umwe uva mu Buhinde wagize icyo tumarira cyangwa adufasha. Icyo gihe papa hari ubwo twarigaga, ariko aho agendeye dusa nkaho tuvuye mu ishuri, ariko barongera baradufasha dusubira mu ishuri umuryango wo kwa mama. Nayize Kicukiro na Rugamba, nayize ku bigo bigera nko kuri 3, kuri APADE, APR Rugunga, Nyamata High School. Ikintu cyanondaga niga muri primaire cyangwa segonderi ni ukugira uruhu rutandukanye n'urw'abandi. Nyine abanyeshuri bamfataga nk'umuntu udasanzwe, bambonagamo igipupe. Ikintu cyanangazaga n'ukuntu bamfuraga imisatsi ngo barebe ko nababara. Papa wanjye nta rwibutso rwiwe ngira, nta mafoto yiwe tugira. Mama wanjye we amafoto ye turayagira. Papa wanjye ikintu namubwira, wenda ngize amahirwe akabibona cyangwa akabibwirwa, igihe ikintu namubwira azaza areba abahungu be turamukunda. Ikintu nabwira mama wanjye uri mu ijuru ni uko twabaye abagabo, kandi ikindi nyine ko nawe tumukunda nta kindi. Papa wanjye aramutse agarutse akansaba imbabazi twazimuha nta kibazo, twamuha imbabazi. Ese ubundi byaje kugenda bite ngo Pateri yisange yamenyekanye? Ukuntu natangiye kuba umusitari ku mbuga nkoranyambaga, hari muri Covid, ndi Musanze, nibwo nahuye n'ababaga muri izo mbuga nkoranyambaga, harimo Kaboyi, Bagaheza, Piwonika. Niwe uriya Piwonika niwe wa mbere wankoresheje ikiganiro. Impamvu yakinkoresheje, nawe yari yatunguwe nyine kubona umuntu usa nkanjye uri kuvuga ikinyarwanda cyinshi cyane. Nicyo kintu cyane, kwinjira mu isi y'ubusitari nicyo kintu cya mbere nicuza naba narakoze natarabitekerejeho. Nyine ubona inshuti nshyashya inyinshi naba narakuyemo ntabwo ari iz'umumaro, ni iziguhindurira ibitekerezo. Ikindi nyine uba usanga bya bintu wikoreraga, nimba witegeraga bisi utongeye kuyitega, nimba ari umuntu watemberaga ku muhanda utongera gutembera, nimba ari wa muntu nyine utishoboye ngo wenda we wanyarukira nko ku nshuti yawe, iyo wagiye muri biriya bintu bahita bumva ko nyine wakize, wabonye amafaranga. Nyine ikintu nicuza ni ukwirirwa nyine ku macano ugenda uvuga n'ibyo ngibyo.
nyine icyo byanyangirije mu buzima nibyo navuze haruguru. Ntabwo nyine uba ugomba kubaho, ugomba kuba mu bundi buzima kugira ngo abo bantu bakubone nyine kumeze neza kandi utameze neza. Nyine urumva ukuntu byaje guhinduka, nkisanga nkora amasuku yo mu muhanda, ni za nshuti mbi nyine nakubwiraga, ni ba bandi nyine bumva ngo uri umusitari, uhora ngo wasohotse uri mu bintu byinshi, utakaza ibiceri mu bintu nyine biri aho ngaho bidafite icyo byinjiza. Rero hari igihe ubikora ugasanga za nshuti nyine wabonaga ko zigukunda ntizigukunda, iyo umaze gukena zirigendera. Rero nabonye aho kugira ngo nkomeze mpfire fiyeri, byarutwa ngiye nkajya kwishakira amafaranga kugira ngo ubuzima bukomeze, niko nisanze mu muhanda. Uyu musore wari ubayeho ubuzima bwa gisitari, igitekerezo cyavuye he kugira ngo afate icyemezo ajye gukora akazi bamwe bita ko gasuzuguritse? Nari ndi mu rugo ndi jyenyine, inzara yandiye, urumva ntabwo wapfa kugitekereza udashonje. Oya, hari n'ababishima, aho kugira ngo wibe wakora, kubera ko umuntu ufite amaboko n'amaguru n'ubwenge. Rero iyo ufite n'imbaraga uba ugomba kuyakorera nyine kugeza igihe ubuzima bwiza buzongera bukagaruka. Utuzi nkora utuzi 3: gukubura mu muhanda, gutwaza abantu imizigo, no gukora ibiraka byo kumesera abantu. Aho kuba ndahafite. Isaa sita iyo zigeze benshi birukira mu maresitora bagiye gufata ifunguro rya saa sita, ariko abaturiye Kanombe batangazwa no kubona uwo bita umuzungu yirukira muri botike akagura amandazi ndetse n'imineke, akicara hafi aho mu gacucu, ubundi akica isari. Mwansanze ndi kuri ranch ndi kurya biriya nawe ntabwo uko wabibonye ntabwo byaguhaza, ariko niko wakunda uvuga ngo reka nkomeze igifu ndaza kurya nimugoroba. Ni mu buriya buryo rero mba nifashije kugira ngo umunsi musunike. Nyuma yo kwica isari afata iminota mike, yarangiza akerekeza mu kazi ka kabiri, aho afite umusaza ufite botike afasha gutanga ibicuruzwa abihereza abakiriya, anabibagereza mu rugo, byaba na ngombwa akajya kumurangurira. Niyo haje abakiriya kumugurira ibintu badashoboye kubyitwaza, ndabatwaza akampa uduceri dukeya. Mama wanjye iyo tuganiriye nkamubwira ubuzima ndimo, we arankomeza akambwira ati ntarirarenga, we komereza aho ngaho bizacamo. Njye na mama wanjye abantu dufata nk'umuryango, ni umuryango wo kwa mama, ni we muryango wacu kandi uradukunda. Pateri, ntabwo inzozi zanjye zirarangira, inzozi zanjye ziracyari aho ziri, kandi ndi gushyiramo imbaraga kugira ngo inzozi zanjye zigereho. Mu gihe nyiriho rero ntabwo byananira. Nubwo uruhu rwe rutandukanye n'urwacu, ariko umutima n'ibitekerezo bye byibera mu Rwanda. Nubwo afite amamoko mu gihugu cy'Ubuhinde, ariko burya ngo u Rwanda nicyo gihugu cye kandi agikunda kubi, ananyuzamo akagucira imigani migufi ya Kinyarwanda. Ubutazi ubwenge ashima ubwe, tumvira se na nyina yumvira ijeri. Sinumva sariye. Ari n'ubundi nimba ariwo bahimbye bavuga ngo nta mvura ihinda ngo nihite. Abami babiri b'u Rwanda nzi,
nzi Kigeli, nande wundira Akirima Rujegera. Abahanzi babiri nzi ba kera harimo Miss Chanel na Rafiki Conga Star. Ibintu bitatu nkunda mu Buhinde: nkunda filime zabo, nkunda indirimbo, kavuge bibiri. Filime nakunze mu Buhinde bayita Bahubali. Indirimbo nakunze mu Buhinde ni yandi ya Krishna nimba bayita Kochina Kaho. Nta magambo nzi yo mu Gihinde. Nzi Namaste bisobanuye bite byawe. Intego yo kujya mu Buhinde njye ntayo mfite. Nta ntego ngira yo kujya mu Buhinde. Ukuntu mfata u Rwanda n'Ubuhinde bishize ku munzani, njye mfata u Rwanda neza kuko nirwo rwandeze, kuko Ubuhinde ntabwo nzi. Ni ibihe bintu bitatu nkundira u Rwanda? Icya mbere, nkunda abaturage babo, umutekano n'isuku. Ikintu nkundira abaturage bo mu Rwanda, bagira umutima mwiza kandi bakunda abantu. Burya ngo dukunda abamotari kuko bajya baduha amakuru menshi, banahura na benshi, ariko bajya banatungurwa. Umunsi umwe ngo umumotari yaje gutungurwa ubwo Pateri yamubwiraga muri aya magambo. Igihe nari natutse umuntu agatungurwa, ni umumotari yari ameze impita mutuka. Ntabwo nabivuga, yagora kubwira ibyo namubwiye, ariko namubwiye ati kasitwa. Yarasetse cyane, yaratunguwe, n'ubundi birangira ntwaye atamenze. Inzozi nari mfite zari gukina football. Ukuntu byaje kugenda, narakuze nyine bigenda biciramo, ariko mbere nyine narayikinaga, nanayikunda. N'umuntu wese unzi twaba twariganye, haba muri primaire cyangwa secondaire, nawe yari azi ko nzavamo umukinnyi ukomeye cyane. Projet mfite kugira ngo mve mu cyiciro njye mu kindi, ni ugukora cyane. Ikindi no gusenga Imana. Ikindi nyine no kwagura ibitekerezo, kugira ngo nimva muri icyo cyiciro ubu ngubu ndimo ngiye mu kindi, nzabe ndi umugabo uhamye cyane mu byo agiye gukora. Projet mfite, nanjye ndashaka kuba umucuruzi nyine.